Muraho ndabashimye rwose akanya mufashe ko kumva ubutumwa Uwiteka yanshize ku mutima kandi nizere ko muri amahoro. Ndasenze rero ngo Uwiteka wabahaye aka kanya abahe ndetse n'imigisha myinshi irenze iyo mwifuje. Uyu munsi rero turavuga ku bigendana no kugira ubusabane n'Imana binyuze muri Yesu Kristo. Gusabana n'Imana bidusaba kwitanga kandi bigira ingaruka ku buzima bwacu bwose. Igihe cyose tugeze mu bihe byiza cyangwa se ibihe bikomeye, uko umuntu abyifatamo byerekana niba aba afite ubusabane n'Imana cyangwa se ubwo busabane niba ari bwiza cyangwa se niba ubwo busabane ari bubi. Ndetse n'uburyo witwaraza ndetse n'uburyo umuntu byerekana uburyo umuntu yitwara muri ibyo bibazo ahuye nabyo, byerekana uburyo umuntu yitwara mu buzima busanzwe igihe cyose ari igihe cyiza ndetse ari n'igihe kibi. Bwaba ari ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima bubi, uko umuntu asabana n'Imana byerekana uko umubano we n'Imana ye umeze. Reka rero nanjye nkubaze iki kibazo: ese waba ufitanye umubano mwiza n'Imana yawe binyuze muri Yesu Kristo? Wenda icyo kibazo nawe ubwawe wakibaza uti se koko uwo mubano ndawufite? Akenshi rero iyo dutekereje ku bucuti muri iki gihe, dutekereza ku bijyana n'imibano mpuzabitsina, kandi aho niho abantu benshi badasobanukirwa. Ubucuti bwiza cyane buruta ubwo ubona, ubwo ukoraho cyangwa se ubwo wumva. Ni ukugira umubano mwiza n'Imana binyuze mu Mwami wacu Yesu Kristo. Ibyo rero bigatuma abantu benshi bibaza ngo hano mfite ibibazo nka bitatu: ni gute umuntu w'umunyabyaha nkanjye yagirana umubano n'Imana, Imana yera kandi Imana ikiranuka? Uwiteka Imana ishaka kugirana ubusabane n'abana bayo bose, yaba ari umunyabyaha yaba atari umunyabyaha. Imana niho igenda idukora ku mutima iyo dufashe akanya tugasabana nayo, kuko n'ubundi yaturemye izi ko turi abanyantege nkeya. Ubundi umuntu nabwo ashobora kwibaza ati ese gukizwa birahagije kugira ngo umuntu agire ubusabane n'Imana? Hanyuma ubundi umuntu nabwo ashobora kwibaza ati se kujya mu rusengero no guhora umuntu asoma Bibiliya byo birahagije kugira ngo umuntu agirane ubusabane n'Uwiteka Imana ye? Reka turebe muri Bibiliya mu Isezerano rya Kera. Umugabo witwa Dawidi, wa wundi Imana yavuze ko ari umuntu umutima wayo wishimira, yagiraga ubusabane n'Imana, kandi tujya tubibona cyane cyane muri Samweli wa mbere igice cya 13 umurongo wa 14, yewe n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 22 bitubwira ukuntu Dawidi yasabanaga n'Imana. Yari umunyabyaha nkatwe twese kuko yacumuye ku Mana. Ubwo rero abyumva ko yasabanye nayo, ntabwo bituma mbese umuntu arabyumva ko niyo nawe waba umunyabyaha nawe rwose ushobora gusabana n'Imana, kuko Imana hari ukuntu ibigenza ikakugarura mu nzira nziza. Reka rero dusome ijambo dusanga muri Zaburi igice cya 63 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 8. Iyi ni Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yari mu butayu bw'i Buyuda. Mana ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka, umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa, kitagira amazi. Uko niko nagutumbiriye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, kuko
imbabazi zawe arizo gukundwa kuruta ubugingo, iminwa yanjye izagushimira. Uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Umutima wanjye uzahazwa nkuriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha, iminwa yishima. Uko nzakwibuka ku buriri bwanjye, nkagutekereza mu bicuku by'ijoro, kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Amen. Umutima w'umuntu ntunyurwa n'ibintu, ntunyurwa n'ibyubahiro, yewe ntunanyurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ahubwo aha turabona umuntu ushongeye Imana, ushaka kumenya Imana birushijeho. None se nawe wavuga ko uyishongeye? Nawe urashaka kumenya Imana yawe? Wavuga se ko ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe ari ubusabane bwawe n'Imana, nk'umuntu w'umukiranutsi, umuntu ushaka gukurikira Imana? Ubucuti nyakuri burangwa n'ubwumvikane ndetse n'ubumwe. Reka turebe mu gitabo cy'Intangiriro, igice cya mbere, umurongo 26 kugera kuri 28, ibyo Imana ivuga. Iravuga iti, reka tureme umuntu mu ishusho yacu. Hano yashakaga kuvuga iki? Ni ukuvuga ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, yaremye umuntu mu ishusho ryayo nk'umwuka. Hanyuma Uwiteka aravuga ati, reka tureme umuntu mu ishusho ryacu kugira ngo tubashe kwiyumvanamo nawe kandi asobanukirwe n'abo turi bo. Imana ishimwe kuko yashatse ko tuyimenya kuva kera, kandi kuko iyo tuyimenya niho dushobora gusabana nayo neza. Imana nayo ifite ubushake, ifite ububasha bwo gukunda umuntu, ikamusenderezaho ineza yayo ndetse n'ubuntu bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Reka turebe intego z'Imana ku bantu. Uwiteka ashaka kugirana n'abantu be umubano n'ubucuti bwo mu mwuka. Ubwo busabane bugera kure cyane kuruta ubucuti bwo mu mubiri. Wowe nanjye dufite umwuka wera uba muri twe, kandi dufite amahirwe n'ububasha bwo kwiyumvanamo n'umwuka wera w'Imana. Gusabana n'Imana bidusaba kuba inyangamugayo no kuba nta kintu na kimwe tuyihisha. Kugirana ubucuti n'Imana bisaba kuyifungurira umutima wacu wose, tukayiha ubugingo bwacu bwose. Ubusanzwe rero mu mibanire y'abantu hagomba kubaho kwizera ndetse no kubahana. Reka dufate urugero hano. Kugira ngo umugore n'umugabo bagire umubano mwiza, bagomba kubahana ndetse no kwizerana. Ntibagire ibyo bahishana cyangwa se ibyo bakingira, umwe akingira undi. Urundi rugero hano rero, niba utizera Imana, ntushobora kugirana umubano nayo, ntushobora kugirana ubusabane nayo. None rero uburyo bwiza bwo gusabana n'Imana ni ukuyiyegurira yose, ukayiha ubuzima bwawe bwose burundu, ikakuyobora, kuko turi abanyantege nke, dukeneye imbaraga z'Uwiteka ngo atuyobore. Niba nizera Imana, nzayumvira kuko nyikunda. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ngaho rero nawe wibaze iki kibazo: ese koko mfite umubano mwiza n'Imana kandi ndayizera? Ese ndayikunda? Rwose ni ngombwa ko habaho icyizere, umubano n'urukundo hagati yawe
n'Imana, Imana yakuremye, Imana ishobora byose. Umwanditsi wa Zaburi avuga ku by'urukundo n'ubusabane bwe n'Imana Data nk'uko abivuga muri iyi Zaburi ya 42. Reka turebe umurongo wa mbere. Uravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana. Ni ukuvuga ko yamaze igihe yiruka, wenda yirukanwa n'impyisi. Kandi avuga mu gihe yari afite inyota agira ati, umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho, umutima wanjye uhora urarikiye Imana. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana ihoraho. Ese wavuga ko ufite inyota y'Uwiteka nawe? None se wavuga ko uyikunda by'ukuri? Nanjye ubwanjye nigeze gusenga mbwira Imana ngo ndayikunda. Nuko Umwuka Wera aranyegera arambwira ati, ntabwo nyikunda. Ntabwo uyikunda rwose by'ukuri nk'uko ibyifuza. Icyo gihe Uwiteka yamfunguye amaso, amfasha kubona ko nagize ingorane zo kwakira urukundo rwe, kubera ko nakuze nizera ko ndukwiriye, kandi abantu benshi dukunda kugwa muri uwo mutego. Hanyuma none rero nabonye ko ntayikundaga by'ukuri. Imana idufashe dushobore gukunda Imana by'ukuri. Ni naryo tegeko rya mbere muri ariya mategeko 10 yaduhaye. Reka rero turebe ibibazo bitatu biboneka mu kugira ubusabane n'Imana. Icya mbere ni icyo gukorera mu mucyo. Ntushobora kugirana ubusabane n'Imana, ntushobora kugira ubusabane n'umuntu uguhisha amabanga. Ese iyo usenga ujya usaba Imana imbabazi z'ibyaha wakoze? Uwiteka adusaba kuba inyangamugayo no gukorera mu mucyo, kuko Imana ihoraho ihorana natwe kandi ishaka ko tuyimenya byuzuye. Uwiteka ni Imana itangaje. Yaremye njye nawe kugira ngo yigaragaze binyuze muri twebwe. Ishaka kugaragaza urukundo rwayo mu bantu bayo, kandi ishaka ko natwe ubwacu tubikora, tukagaragaza urukundo rwayo mu mibereho yacu n'abandi no mu mibereho yacu n'abacu. Kugirana ubucuti nayo bikubiyemo gukorera mu mucyo. Imana ijya idushoboza, kuko twe abana b'abantu tugira intege nkeya kandi tudafite ubuyobozi ndetse n'ubufasha bwayo biratunanira. Ikibazo cya kabiri rero ni icyo gutega amatwi Imana yacu. Gusabana bigomba kugaragara mu mpande zombi. Ntushobora kugirana ubusabane n'Imana ari wowe uvuga gusa. Hano rero hakaba hari ikibazo. Igihe wasengaga ufite umutima uremereye, wibutse gutuza gato ngo ubwire Uwiteka uti, Mwami Imana, iyi niyo ntimba yanjye, none ndashaka kugutega amatwi ngo nanjye numve icyo uvuga kuri iki kibazo cyanjye cyandemereye. Ese ibi bintu tujya tubikora? Cyangwa turaza tugasenga tugafata, mbese nk'usoma Roma tugafata igipapuro wenda cyanditseho icyo kibazo, umuntu agasoma yarangiza akakizinga asigaye akihagurukira? Nta gushidikanya ko Umwuka w'Imana avugana n'umwuka wacu. None rero ugomba kuba witeguye kumva, ukamuha nawe umwanya wo kuvuga. Kugirana ubucuti n'Uwiteka ugomba kuba witeguye kumutega amatwi,
no kumenya icyo ashaka kukubwira. Uzarebe iyo umwana agusanze akakubwira ikibazo afite, abategereje ko nawe ugira icyo umubwira. Mwuka Wera adushoboze. Ubu butumwa ntibuzire ubusa, natwe bugira aho budukora muri ubu buzima bwacu. Ikindi kibazo rero cya gatatu ni ikibazo cy'igihe. Umuntu agomba gufata igihe. Niba ashaka kumenya Imana no kugirana ubusabane nayo, agomba gufata igihe, akayiha igihe cye, kuko n'Imana ubundi ihorana natwe, iduha igihe cyayo, natwe rero tujye tuyiha igihe cyacu. Reka rero turebe ku rugero rumwe hano. Hari abantu bavuga ko badafite akanya ko gusoma Bibiliya, kandi bakaba bagira umwanya wo kureba ibintu kuri internet. Yewe bakaba bavuga ko nta mwanya munini bagira wo gusenga, cyangwa banasenga ngo batege Imana amatwi igire icyo ibabwira iyo barangije gusenga. Ni ukuvuga ko badafite umwanya wo kumarana n'umuremyi wabo n'uwifuza gusabana nabo, kuko Imana yifuza gusabana n'abantu bayo. Igihe kinini Imana ivugana nanjye binyuze mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu nkunda gusoma Bibiliya, yanjye, kandi ngasaba Umwuka Wera ngo avugane nanjye icyo ashaka kumbwira. Nawe ndashaka ko rwose wajya utega amatwi Imana. Ndashaka kugutera inkunga yo kujya uvugisha Imana. Yo ihora iguteze amatwi ngo yumve icyo uyibwira, kubera ko igukunda. Ujye uyiganiriza nayo, izakwiyereka mu buryo bwinshi. Abantu benshi bafata ibyemezo bibi kuko baba batabanje kubwira cyangwa kugisha inama Umwuka Wera. Ujye uhora uwugisha inama muri byose, ntabwo uzigera ugutenguha. Ndabizi ko ari Imana y'ubuziranenge, Imana ikiranuka, kandi ni Imana igira ukuri. Ntishobora kugira uwo iyobya, nta nubwo ishobora kugira umuntu wayiyobya. Ni Imana isumba byose, ni Imana ikomeye. Mwuka Wera utuye muri we, Mwuka Wera utuye muri twe, kandi uvugana n'Imana. Urupfu rwa Yesu ku musaraba ruhamya urukundo rutagira ikizinga. Imana idufashe. Umwuka Wera utuye muri twe, kandi uvugana n'Imana. Urupfu rwa Yesu ku musaraba ruhamya urukundo rutagira ikizinga ifitiye abantu bayo. Imana ikwitaho kandi ishaka kugira uruhare mu buzima bwawe, kuko ariyo itanga ubuntu bwayo, urukundo rwayo, ndetse n'imbabazi kuri twese. Reka rero turebe ibiranga ubusabane nyakuri n'Imana. Icyambere, iyo umuntu afite ubusabane n'Umwami Imana, bisa nkaho hari ikintu gikingira umutima kiri aho ngaho, kuko uko umuyaga wagukubita kose ntuzahungabana, kuko uzi ko Imana iri muri wowe, kandi iri kumwe nawe, kandi nta cyayijegeza. Ikindi cya kabiri, hari ukuntu mwumva ufite umutekano muri wowe. Kuba Yesu ariho bikuraho ubwoba. Imana ihabwa icyubahiro. Icya gatatu, hari ituze.
ituze mu mutima wawe, uko biri kose ugira amahoro no kunyurwa kuko ufite ubusabane nawe. Ufite ubusabane n'Imana isumba byose, kubera ko uhora uvugana nayo kandi ukayumvira. Icya kane, hari ukwiyumvamo umwami Imana. Iyo usabana n'Imana birumvikana ko uba umufite muri wowe kandi nawe akwiyumvamo. Ni ukuvuga ko wiyumvamo abantu, cyane cyane igihe umuntu yibuka ko Imana ikorera mu bantu. Ubwo rero birumvikana ko wa mugani wiyumvamo abantu kandi ukumva ibyo bakeneye n'ibibabaje. Nicyo cyagihe usanga umuntu umubona, wabona arababaye, wabona afite ibibazo, ukumva urabyikorera, bibaye ibyawe, ukumva birakuremereye, bikaba hari ubwo umusengera cyangwa se ukamufasha. Icya gatanu, habaho gusobanukirwa mu mwuka. Gusobanukirwa mu mwuka rero hano ni ukuvuga ko utazagira ikibazo uri gusoma ijambo igihe cyose uba usabana n'Umwuka Wera kandi uganira nabo. Ni ukuvuga ko uzatangira gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana mu buryo utari warigeze kubyumva mbere hose. Iyo utangiye gusabana n'Imana, Umwuka Wera ugufasha kurisobanukirwa kurushaho. Bibiliya ni igitabo cyera, ni igitabo cy'ukuri gisobanura iby'Imana yaremye ijuru n'isi. Reka rero turebe inzitizi 3 zitubuza gutega amatwi Imana yacu. Uti se izo nzitizi zitubuza gutega amatwi Imana ni izihe? Icya mbere ni ubwibone, kwirata no kwiyemera. Dutangire ku rugero. Umuntu ashobora kuvuga ati, ntunsengere kuko nshobora kubyihanganira kandi nzabyikorera, kandi nzanabyikemurira. Aho ngaho haragaragara ko harimo ubwibone no kwirata. Ubwibone kandi butuma umuntu adapfukama niyo aba atarwaye. Bamwe muri twe dufite ibibazo, bamwe hari abantu baba barwaye amavi, abantu baba bafite ibibazo by'uburwayi, ugasanga umuntu ntapfukamye ariko burya abapfukamye mu mutima. Abo bantu rero batashaka gupfukamira Imana yabaremye, bituma bibera mu byaha kandi bakumva ari bwo buzima, nta kundi babyifatamo. Ikintu cya kabiri hano ni kwigomeka mu byaha. Igihe cyose hari icyaha mu buzima bwacu, nta busabane dushobora kugirana n'Imana. Hari abantu bavuga bati, nibyo ndasenga ariko Imana ntabwo insubiza. Ubwo umuntu aba agomba kwisuzuma, akareba niba nta kibazo afitanye n'Imana, akibaza niba ari we kibazo. Ahubwo nta gusabana n'Imana ntabwo gushobora gushoboka niba umuntu aba mu byaha, niba umuntu ari mu bwigomeke, nta kuntu umuntu ashobora gusabana n'Imana. No mu mibanire yacu nk'abantu, nta mugabo ushobora gusabana n'umugore we mu gihe harimo ubwigomeke. Niba umugabo agira ubwigomeke, mbese yigomeka ku mugore, cyangwa umugore yigomeka ku mugabo, nta kuntu ashobora kubamo ubusabane muri uru rugo. Yewe nta n'ukuntu umubyeyi ashobora gusabana n'umwana we mu gihe uwo mwana afite ubwigomeke mu buzima bwe. Rero turebe icya gatatu, gukora ibintu byose wihuta. Ibi bintu muri iki gihe abantu benshi turabirwaye, gukora ibintu wihuta kandi ukibagirwa ko Imana ntabwo ari uko ikora. Nta kuntu umuntu ashobora gusabana n'Imana nta gihe ayifitiye. Niba nta gihe ufitiye Imana, ni gute se wasabana nayo koko? Ni byiza kumva ko tugomba gufata igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, tukaritekerezaho ndetse tukaryibazaho. Imana itugirire neza. Wenda umuntu yavuga ati, Mana yanjye se urimo kumbwira iki muri iri jambo maze gusoma?
uti none se ubu ibi bihuriye he n'ubuzima ndi kubaho uyu munsi? Ibi maze gusoma bihuriye he n'ubuzima ndi kubaho none? Hari n'igihe wakwibaza uti se aho ibi ngibi ntibyaba ari umuburo uri kumbwira? Ibi ntibyaba ari umuburo wanjye? Cyangwa se ukibaza uti se iki cyaba ari ikintu ngomba gushishozaho mu buzima bwanjye bwa none? Gusoma ibyera bitagatifu witonze bigufasha no gushimira Imana ku masezerano yayo meza mu buzima bwawe, kuko Bibiliya yuzuyemo amasezerano. Iyo tuyasomye ni byiza kumva ko ari ayawe kandi ugashimira Imana. Kubera ziriya mpamvu tumaze kuvuga hariya hejuru rero, byaba byiza ko habaho igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, igihe cyo kuvugana nayo, n'igihe cyo guceceka ukayitega amatwi. None rero birumvikana ko uko urushaho gusoma witonze ibyera bitagatifu, ni nako urushaho gusobanukirwa, kandi ni nako urushaho kumva ijwi ry'Imana, ijwi ry'Umwuka Wera. Uko urushaho kuryumva ni nako urushaho kubana nayo, ndetse iyo ukunze kubana nayo urabinabikumbura ku buryo ukunda kubikora igihe cyose ubonye akanya. Mu buzima busanzwe iyo ukunze umuntu ukunda gutega amatwi ibiganiro bye. Imana yacu rero nayo iradukunda, ihora yiteguye gusabana n'abana bayo ngo itubwire ibirenze ibyo twibwira cyangwa se ibyo dutekereza. Imana itugirire neza, tujye tubyibuka, tuyisange, dusabane nayo. Apotre Paulo yarivugiye mu Baroma 8:32 ati, mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Uwiteka tugirire neza, kuko ibyo akora byose aba abikora kugira ngo atwereke ubuntu atugirira. None rero ndangije mbaza uwumva ubutumwa wese ndamubaza nti, none wavuga ko ugira ubusabane n'Uwiteka Imana yawe? Niba igisubizo cyawe ari oya, ndakwinginze rwose ngo utekereze kuri wa munsi umutima wawe uzatera bwa nyuma. Ese uzaba witeguye guhura n'Imana yakuremye? Urumva uzaba warasabanye nayo ku buryo izahita ikumenya? Cyangwa ahubwo ubu nibwo ushaka gutangira gusabana nayo kugira ngo wenda igihe nikigera uzabe waratangiye kuyimenya? Ni byiza gusabana nayo tukiriho kugira ngo nayo itunezererwe kandi tumenye iyi Mana yaturemye iyo ari yo. Birazwi ko ubuzima bw'umukiranutsi bujya bugira ingaruka ku bantu bamukikije. Ntabwo ari ukubera ibyo akora, ahubwo ni ukubera ibyo Umwuka Wera utuye muri we ashobora gukora binyuze muri we. Reka rero dusenge ubwo ndangije. Uwiteka ndasabye ngo buri muntu wese uzumva ubu butumwa uzamuremeremo ubushake bwo kujya asabana nawe kurushaho. Ndasabye ngo uzarusheho kumwibwira neza, maze uzamushoboze kugukurikira, agukorere ubuzima bwe bwose. Mbisabye nizeye mu izina ry'uwatubambiwe Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.